abantu benshi baba ari inshuti barangiza bagafatanya business, bamara gufatanya business bakagenda bagahinduka abanzi ba mbere ku buryo aho umwe aciye undi yacisha umuriro. Nuko bikunda kugenda iyo abantu bafatanyije business. Kuki bigenda gutyo? Kubera ko nyine baba bageze mu mafaranga. None se ni gute wahitamo umuntu mufatanya business kandi ugakora ku buryo bizagenda neza? Kurikira iyi video. Nguhaye ikaze, ndi Didier Joye nk'ibisanzwe. Iyi video turi kuganira ku bijyanye na business. Niba ari ubwa mbere wagera hano, please kora subscribe hano hasi, sibyo? Kandi niyo nzogera notification. Icyo tugiye kuganira uyu munsi twihuse rero ni ukuntu umuntu ahitamo umuntu bakorana business. Ni gute umuntu ahitamo umuntu bakorana business? Kuki se ubundi ubwo ngubwo guhitamo umuntu azakorana nawe business ari iby'ingenzi buriya? Bitekerezeho. Gufatanya n'umuntu business ni nko gukora mariage, gukora ubukwe. Kubera iki? Umwe araza n'undi akaza, mwaba muri benshi, mwaba muri babiri, byarangiza mugahura, mugahuza ubushobozi, byarangiza mukabyara umwana ari we turi bwite business, mukamurera agakura. Kandi gukora business nibyo bintu bivuna bya mbere bibaho. Uri kumva muba mudafitanye isano rikomeye. Bituma rero uko business ikura, iyo mutatekereje mbere ku bintu turi buvugeho, mushwana, bikaba bishobora gutuma business isenyuka, mushobora kujyana mu nkiko. Uzumva kenshi abantu bajyanye mu nkiko kandi bari batangiranye neza. Tugiye kuganira ku bintu 8 ushobora gutekerezaho mbere yuko ukorana n'umuntu business, byarangiza bigatuma gukorana kwanyu bizagenda neza. Icyambere rero ni iki? Icyambere, jya ureba umuntu ufite ubumenyi, ufite n'uburambe, experience, kandi ufite ubumenyi. Ubuzi ngo uno muntu tugiye gukora, azi gukora ibi, nanjye ngiye gukora ibi, kandi amaze igihe iki n'iki akora. Ntugapfe kureba umuntu kuko azi gukora ikintu gusa nta burambe, utarigeze amara igihe kinini agikora. Cyangwa se ngo wemere gukorana n'umuntu business kuko nta handi hantu yabona akazi, apfe kuza mukorane kuko nta handi yabona akazi. Jya ufata umuntu ufite uburambe, uzi ko yakoze ahandi hantu cyangwa yakoze izindi business. Nibyo biha business yawe agaciro, kandi uwo muntu afite ubumenyi, atari ukuza nyine ngo ashyushye intebe gusa. Icya kabiri, jya ureba umuntu muhuje indangagaciro. Hari ibintu utakora mu buzima bwawe, si ubizi? Jya ureba rero umuntu nawe ujya kumera gutyo. Ntabwo mwaba mumeze neza 100% kimwe, ariko jya ureba umuntu muhuje indangagaciro, muhuje vision, mufite intumbero zimwe, mushaka kugera ku kintu kimwe. Ko business nyine ni ikintu gifata igihe, muri kureba kure kimwe, bitazabananira nyine agahita avamo. Ikindi, ufite umwuka wo kwikorera. Hari abantu nyine mukorana byarambirana gatoye, nyine hajemo akabazo gatoye ngo ndagiye. Kandi nyine muri business ntabwo uzi ibibazo uzahura nabyo. Gira umuntu muhuje indangagaciro, muhuje icyerekezo, nawe ufite umwuka wo kwikorera, ufite nyine iyo spirit yo kwikorera, akavuga ngo kabisa ndashaka gukora. Icya gatatu, nujya kureba umuntu mukorana, ntukarebe umuntu ufite imitwaro myinshi. Tuvuga urugero, mushobora kuba mugiye gutangira gukora business ubizi neza ko itazunguka vuba, warangiza ugakorana business n'umuntu ufite famille agomba kwitaho kandi wenda nini, wowe ntayo ufite. Urumva igihe cyose azajya ashyiraho, navuga, urwitwazo rw'uko we agiye kuyitaho, wowe ntayo ufite. Bizajya bihora bisa naho nyine umwe agira urwitwazo wowe udafite, kuko nko gukora business bisaba gukora weekend yose. Ibaze rero nakubwira we ngiye kuba ndi mu rugo, wowe nyine udafite aho ujya, uri umusore, komeza ubikore. Jya ureba umuntu mujya kuba mu mimerere imwe, udafite imitwaro myinshi. Niba ufite n'imitwaro ibijya kungana n'iyawe, ku buryo mwese mwiyumvisha akababaro buri wese afite. Icya kane, ugira umuntu ufite agaciro kanini yongera kuri business yawe. Iki ndagisobanura gute? Ushobora kujya gukorana n'umuntu ugasanga buri gihe ni wowe umusunika, buri gihe. Jya ureba umuntu ku buryo nucaha nawe ari bucaha, akaba afite agaciro kanini yongera kuri business. Kuryo nyine ukavuga ngo uyu ni business partner wanjye, bahita bavuga ngo wow, uyu muntu afite agaciro nyine yongeraho. Yego, aba afite ikintu kinini yongera kuri business yawe, atari ukuvuga atameze nyine nk'umukozi. Aba afite agaciro kanini yongeraho. Ikindi cya gatanu, ubwo nicyo tugezeho, jya ureba umuntu udafite ibibazo by'amafaranga. Tekereza ugiye gukorana business n'umuntu ufite credit agomba kwishyura, byaba ari ikibazo. Biraba ari ikibazo gute? Kuko akeneye
amafaranga menshi yo gukuramo ibibazo byose afite, muzakora nimukenera amafaranga, ashobora no kujya yiba kugira ngo akemure ibibazo bye. Jya ureba rero umuntu utari mu bibazo, nyine gukora business bisaba ibindi bitekerezo. Ntukamere nk'uwirahuriye amakara yaka wizanira ibindi bibazo, kuko business y'ubwayi guteza ibindi bibazo ikagutesha umutwe. Rero ntukazajye wizanira ibindi bibazo. Jya ureka umuntu umureke. Ntabwo wajya gufasha umuntu ufite ibibazo ngo muzane mukore business, mufashirize ku ruhande wimuzana ngo mukorane business. Ikindi, ugire umuntu uzakubana ukamwubaha. Iyo abantu batubahana ntabwo bashobora gukorana business. Kubera iki? Abantu barenze umwe iyo bagiye gukorana business agomba kubamo umuyobozi. Tekereza rero umuntu mutubana mu buzima busanzwe, bibaye ngombwa kumuyobora, kuko muri business nyine ntabwo bishoboka ko mwese mugira akazi kameze kimwe. Hari umwe nyine uzaba ari gukora, undi yagiye wenda gushaka abakiriya, undi yicaye ari gukora. Mwubahane, umwe amenye ngo umwe ashoboye iki, undi ashoboye iki. Niba ibyo bitashoboka, umuntu adashobora kwemera kumuyobora cyangwa wemere ko akuyobora, wenda mujye muhinduranye, ntimuzakorane, ubwo ntabwo mushobora kumvikana. Ikindi cya karindwi, jya wibaza muramutse mutandukanye byagenda gute. Iryo ni ryo kosa abantu bakunda gukora. Ukajyana n'umuntu muri business ntubyibaze mbere mutandukanye. Iyo byibajije mushobora gutandukana wowe ugahomba. Nawe ujye ubyibaza mbere uvuge ngo nidutandukana bizagenda gute. Ubitekereze, wumve, nabyita exit plan yawe. Ni nkuko wajya mu nzu ukavuga ngo inzu iyihiye baca. Abagabo bakunda kugira bajye mu kabari, ihame rivuga ngo ntabwo ujya wicara utari kureba aho winjiriye. Jya wicara nyine muri business uvuga ngo bipfuye byagenda gutya. Wenda ngiye kumusohora muri business ngo nyigumemo yavamo gute, cyangwa ngiye kwisohokamo ngo nyimusigemo byagenda gute. Icya munani rero, uko kuntu wabaze exit plan byose mujye mubishyira mu nyandiko. Mukore contract, mukore amasezerano. Mushobora kutayajyana ngo muyajyane muri RDB, ariko abe ahari yanditse, ahari yanditse. Kandi nkuko nkunda kubivuga, amasezerano agira agaciro iyo yanditse, yasomwe n'umuntu usibye amategeko. Ibyo ngibyo bigira agaciro. Naho ubundi umuntu mufatanya business ni umuntu ukomeye, jya umwigaho nkuko nyine wiga ko umuntu uzashaka. Ntabwo ari umuntu woroshye. Nibyo ngibyo twaganiragaho uyu munsi. Hari ikindi gitekerezo ufite ku muntu mushobora gufatanya business, ukuntu wamuhitamo, cyandike muri comment. Muri comment kabisa umbwira uti ibi ngibi wabyibagiwe, cyangwa se umbwira uti iki ngiki wavuze numvise ari sawa. Ikindi nanone, please kora subscribe hano hasi kuri iyo buto y'umutuku. Uri kuyibona iyo buto y'umutuku, kandi niyo nzogera notification. Buri gihe nshyizeho video uyibonye uri uwa mbere, biba ari byiza. Buri gihe uziko hari igihe nshobora gushyiraho video ukazayibona nyuma y'igihe, kandi wenda harimo akantu keza. Kora kuri notification kugira ngo ujye uyibona bwa mbere. None rero sasa ngushimiye ko warebye iyi ngiyi. Niba uri kubona indi video hano hafi yanjye utarebye, nayo yikande uyirebe, cyangwa ukande kuri iyi playlist iri hano kuri screen. Noneho sasa tubonane muri video ikurikira. Ciao, bye bye.